Iyo nari nkiri mu myaka 20, aya mahame yakaba yarahinduye ubuzima bwanjye. Wowe uri umunyamahirwe kuko ugiye kumva aya mahame utararenza imyaka 30. Aya ni amahame ashobora guhindura ubuzima bwawe ukagera ku ntego z'ubuzima zose wihaye. Muri iki kiganiro twaguteguriye amahame 11 yagenga ubuzima bwawe uramutse uyakurikije rimwe ku rindi nta na rimwe wirengagije. Twaguteguriye amahame 11 kuva ku rya 11 kugera ku rya mbere. Yakurarikiye kubana nanjye muri iki kiganiro kuva ku ihame rya 11 kugera ku ihame rya mbere ari ryo rurangiza. Iri ngiri niryo rihindura ubuzima ku kigero cya 90%. Muhaye ikaze mwese kuri Joseph Talks Rwanda. Mugiye kubana muri iki kiganiro ni Joseph Talks. Ihame rya mbere rigomba kugenga ubuzima bwawe: genzura neza igihe cyawe. Igihe nicyo kintu cy'agaciro ufite kurusha ibindi. Iyi tariki, uyu munsi, ntago bizigera bigaruka ukundi mu buzima bwawe. Nimba wapfushije ubusa utakoresheje igihe uko wakabaye wagikoresheje uyu munsi, menya ko icyo gihe cyatakaye kitazigera kigaruka. Buri saha yose ufata usikrolinga ku mbuga nkoranyambaga wiruka ku bitakureba ndetse bidafite akamaro, icyo gihe watakaje ntabwo kizigera kigaruka. Abasore benshi batakaza igihe mu bidafite akamaro, ariko abamaze gukura bo bashora imari ahafite inyungu. Ibi ni ibibazo ugomba kwibaza buri munsi. Ese ibindi gukora biri kubyara amafaranga? Ese biri gutuma ndushaho gukomera? Cyangwa se ibindi gukora byaba biri kumuha ubumenyi bushyashya? Nimba igisubizo ari oya, bihagarike nonaha. Uraburinze ubuzima bwawe, uraburinze imyaka 10 wari kuzamara wicuza. Ku mwanya wa 10 turasanga ihame ryo kurinda izina ryawe. Mu myaka yawe y'ubuto, izina ryawe ni byose ufite. Abantu bashobora kwibagirwa ibyo wavuze, ariko ntago bazibagirwa ibyo wakoze. Ibyo wabakoreye, ibikorwa byiza, ibyo ntago bazabyibagirwa. Ukwiye kuba umugabo urinda ijambo rye, ukora byose ibyo wasezeranye. Ukagomba kwirinda kuboneka hariho hose, uboneke aho ukenewe kandi h'ingenzi. Ntukavuga abandi, ntukicaye ku meza y'ibiganiro uvuga ku bandi, ahubwo uzicara uvuga ibyo bateza imbere. Kuko icyemezo kimwe kibi ushobora gufata gishobora kwangiza ibikorwa byiza byose wakoze mu myaka irenga 10. Rinda izina ryawe kurinda zahabu. Umwanya wa 9 turasanga irindi hame rikomeye cyane, itegeko rigomba kugenga ubuzima bwawe: toranya neza abo mugendana. Ibaze, bese abatugendana ni bantu ki? Dufite intego zimwe z'ubuzima? Bamwe mu bahanga baravuze ngo nugendana n'abanyamafaranga nawe uzaba umunyamafaranga. Nugendana n'umujura nta kindi gitekerezo azaguha ari cy'uburyo wakoresha kugira ngo wibe. Ariko nugendana n'umunyamafaranga azakubwira uburyo amafaranga make ufite ushobora kuyabyaza ayandi. Iri hame ni ingenzi cyane. Abo mugendana, ibyo bakora nibyo uzakora. Gereranya, nimba byibura ufite abantu 5 bari iruhande rwawe babandi mugendana buri munsi. Nimba ari abakene, ari abanebwe, ndetse bahora bajujura bibaza kuri buri kintu cyose, aho niho bazaza hawe. Shaka umuntu ugukebura ndetse uri imbere mu ntego zawe. Ibyo ushaka gukora ugifite mu nzozi we yarabitangiye.
shyira ku ruhande babandi bose bashaka kukujyana mu binezeza. Abo ngabo rwose ntaho bazakugeza. Mu gutangira biba bigoranye kwiyumva uri wenyine, mu gihe kitari kirekire uzabona ko aya ariyo mahitamo meza wigeze kugira mu buzima bwawe. Aho ubarizwa hagaragaza aho uriwe. Ku mwanya wa 8 turahasanga irindi tegeko rikomeye cyane. Ubuzima bwawe ni ubukungu. Udafite ubuzima nta kindi kintu ushobora kugeraho. Niyo mpamvu ugomba kurinda ubuzima bwawe, ukaburinda buri kibi cyose gishobora kubugeraho. Ntabwo ushobora kubaka ibikomeye ufite umubiri ucitse intege. Gerageza ukore siporo uko bishoboka. Ushobora kujya muri gym cyangwa se ugakoresha uburyo buciriritse aho waba uri hose. Jya ibiryo bisukuye kandi wirinde ibinyamavuta byinshi ndetse n'ibinyamasukari. Ibyo turya bigena abo turi bo. Sinzira bihagije. Kuruhuka ni inkingi ya mwamba. Sinzira byibura hagati y'amasaha 6 n'8. Kuko mu myaka 20 uziyumva nk'umuntu udasanzwe, ariko mu myaka 30 uzatangira kwishyura bya biryo wariye bikomoka mu nganda, ibizwi nka junk food, ndetse n'amajoro wapfushije ubusa uri mu bidafite umumaro. Ya majoro waraye wicaye imbere ya za televiziyo ureba umupira, ya yandi waraye uri mu nkundo zidafite akamaro, cyangwa se wiruka ku bagore. Ibyo byose ushobora kuzabyicuza ku myaka 30 cyangwa se inyuma ho gato. Menya ko umubiri ukomeye utanga icyizere. Ita ku mubiri wawe nkaho ari business ikomeye uri kubaka. Ku mwanya wa 7 turasanga itegeko rikomeye cyane. Ubaka ubumenyi. We kubaho ngaho ukora gusa ukorera abandi. Akazi nibyo koko kishyura amadeni, gashobora kukwishyurira imyenda, ariko ubumenyi bw'ikintu runaka bwubaka ubukungu. Hari ibintu byinshi ushobora gukora bikakubyara amafaranga. Iga byibura umwuga umwe ushobora kukubyara amafaranga utirutse ushakisha akazi. Muri uyu mwaka turimo 2026, interinete ishobora gukora ibintu byinshi cyane bibyara amafaranga. Fata ikintu kimwe ukige neza, ube mwiza muri cyo, nta n'umwe uzakwirengagiza mu gihe ibyo ukora ubikora neza. Ku mwanya wa 6 hari ikintu gikomeye cyane. Iga kugenzura amafaranga ukiri mutoya. Ihame ryo gucunga amafaranga. Abenshi mu basore bakora amafaranga menshi cyane, ariko kuyakontorora ni ikibazo. Ubona amafaranga ukirukira mu binezeza, gushaka abakobwa cyangwa inzoga. Ni kimwe mu byangije urubyiruko muri iki gihe. Mbere yuko ugeze imyaka 25 ugomba kwiga ibi bintu bitatu. Gute nabona amafaranga? Niba umaze kuyabona, ni gute nayagenzura? Niba umaze kuyagenzura, iga ngo ni gute aya mafaranga nayabyaza andi. Wishaka kugaragara nk'umukire, ahubwo uba umukire. Irinde amadeni menshi atari ngombwa. Irinde kugura ibintu by'ubugoryi bidafite akamaro. Muri uwo mwanya shaka iby'ingenzi kurusha ibindi. Banza witeho wowe ubwawe, ushore mu mitungo itimukanwa ndetse n'ubumenyi. Amafaranga ni igikoresho giye kukugira umucakara. Ku mwanya wa 5 turasanga ikintu gikomeye cyane. Iterambere ntabwo rigusanga ahandi wumva uguwe neza, umwe twita muri comfort zone. Ugomba guhaguruka ugakora, ukumva ko wabize icyuya, kuko ntacyo uzabona uri muri comfort zone.
Tangira none, nubwo wumva utabishaka, ariko tangira. Kwicuza ku myaka yawe 30 ni bibi cyane kurusha kuba waragerageje inshuro 20 bikanga, ariko ku nshuro 21 bikagerwaho. Hitamo buri gihe umurava n'uzakugeza kuri byinshi. Ku mwanya wa kane turahasanga itegeko rikomeye cyane, iga kugenzura intekerezo zawe. Ibitekerezo byawe bishobora kuba umwanzi wawe ukomeye cyane, cyangwa se bikaba intwaro ikomeye cyane. Genzura ibitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe bizagenzura ubuzima bwawe. Soma ibitabo. Ibidafite akamaro byose bishyire ku ruhande. Genzura cyane ibijya mu bwonko bwawe. Urinde ubwonko bwawe kwinjizamo ibidafite umumaro. Ibitekerezo biri hasi bikiriritse uhitamo ibyishimo by'akanya gato, ariko ibitekerezo bikomeye uhitamo intego. Iga ikintu gishya buri munsi. Ibi bizagufasha kugera ku ntego z'ubuzima wihaye. Ku mwanya wa gatatu hari itegeko ryananiwe n'abantu benshi: akamenyero. Ibyo ukora buri munsi ugenda ubikora byisubiramo, niko ubwonko bwawe ugenda bubimenyera. Ikintu watangiye ukora wumva kikugora, ubu ngubu cyabaye ubuzima busanzwe. Bimeze nko kubyuka mu gitondo ugakaraba mu maso, ukoza amenyo. Uwo ushaka kuba we mu myaka 5 iri imbere yubakwa no gukora ikintu buri munsi ubudasiba. Byuka kare, ukore siporo, ndetse n'igihe wumva utabishaka, icyo nicyo gihe cyiza ahubwo cyo kubikora. Kora ibikomeye, bikore buri munsi. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikintu gikomeye cyane: hitamo intego yawe y'ubuzima kurusha kwishimisha. Ibyishimo ni iby'akanya gato, ariko icyatumye uza ku isi, intego y'ubuzima bwawe izahora witeka. Ugomba kubanza ukamenya igitumye uri ku isi. Ese waje gukemura ikihe kibazo? Ese ibyo ukora ubikorera abandi? Umugabo udafite intego ameze nk'inyoni iguruka mu kirere ariko itazi aho igiye. Kora ikintu gikomeye, ukora ikintu kinini kubw'ubuzima bwawe, kuko ku iherezo nta n'umwe wibuka imvune yagize, ahubwo yishimira ibyo yagezeho. Ku mwanya wa mbere turasanga ikintu cyananiye benshi: menya kugenzura irari ry'umubiri wawe. Aha niho benshi mu rubyiruko batakarije imbaraga. Kwiruka ku byishimo by'akanya gato, kureba amashusho y'urukozasoni, ndetse no kwiruka ku bagore bigutwara imbaraga z'umubiri wawe. Kwifata ntabwo ari intege nke, ahubwo ni ukumenya kwigenzura. Genzura iby'amaso yawe areba, ugenzura umubiri wawe, ndetse ubike izo mbaraga, kuko uzazikenera ugera ku ntego z'ubuzima bwawe. Umugabo wamenye kugenzura irari ry'umubiri we agira ibihe byiza mu buzima. Wireke ibyishimo by'akanya gato ubyangirize ahazaza h'ubuzima bwawe bwose. Kubizera Imana kandi hari byinshi bitubuza iki cyaha cy'ubusambanyi, cyangwa se kugira irari cyane ry'abo tudahuje igitsina. Hari ingero nyinshi muri Bibiliya zagiye zigaruka kuri iki kintu. Iki ni icyaha gikomeye. Reka turebe zimwe mu ngero za Bibiliya zibuzanye iki cyaha. Nimba wizera Imana,
Hari ingero nyinshi ziri muri Bibiliya zitubuza iki cyaha cy'ubusambanyi, hariho urubyiruko rwinshi rwapfiriye muri iki gihe. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cyayo cya 6 umurongo wa 18 yaravuze ati, muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Hari inkuru kandi yamenyekanye cyane y'umugabo w'igihangange witwaga Samusoni. Yashoboraga kwica intare ari umwe nta kindi kintu yifashishije. Iyi nkuru iboneka mu gitabo cy'Abacamanza mu gice cya 16. Hari umutwe uvuga ngo Samusoni agushwa n'abagore. Samusoni ajya i Gaza, abonayo umugore wa maraya yinjiriwe. Ab'i Gaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano, baramugota bamwubikira ku irembo ry'umudugudu bakesha ijoro. Bahaceceka ijoro ryose bibwira bati nibucya turamwica. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka, afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abitera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati, umuhenda ubwenge, umunyaho imbaraga ze nyinshi ziva. Tumenye uburyo twamushobora, tukamuboha, tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azagubikira iby'ifeza 1,100. Nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze, mbwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva, n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramubwira ati, bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha. Kandi umugore yari afite abantu amwubikirije mu mwinjiro. Nuko aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Samusoni acashagura izo suri nk'uko utugozi tw'ingwegwe ducika tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze mbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati, bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha, aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Kandi abamwubikiriye bari mu rwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuba ku maboko. Delila abwira Samusoni ati, ni kurya uracyampemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, wasobekiranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye n'uruyonga byashoboka. Nuko awutsibisha urubambo. Aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Delila aramubwira ati, wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, mpemukiye gatatu, utarambwira imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko mubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati, nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshyiramo, gacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo, nimuzamuke inkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza. Aherako amusinzirira ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi.
aherako amushinyagurira imbaraga ze zimuvamo, maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya baherako baramufata bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Iyi nkuru ya Samusoni itwereka ko abagabo bose bagira imbaraga nke ku bagore. Niyo mpamvu aricyo kintu cy'ingenzi ugomba kwirinda ubuzima bwawe bwose. Nushobora kwirinda iki kintu, 99% by'abanzi b'umubiri wawe uzaba ubashije kubarwanya kandi uzagera kuri byinshi. Ndabashimira mwese kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Aya mahame uko ari 11 azahindura ubuzima bwawe nuyakurikiza rimwe ku rindi. Njye mwabanye muri iki kiganiro ni Joseph Talks. Njyahishuye ibihishwe, ibyarubwira byose mbishyira hanze. Ndinda makuru kuko ninyegeraho rwose ndaguta hanze.